Muraho neza abantu mukurikira ibiganiro bya Ngabo Empire, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Turabasuhuje cyangwa se turabaramukije, mwumve yuko tubahoza ku mutima. Rero wowe wakoze subscribe turagushimiye, uri umuntu w'umugabo cyane, uri umuntu w'intwari, warakoze kutuzirikana, warakoze gukurikirana ibiganiro byacu. Muri aka kanya rero tugiye kubagezaho ikiganiro abantu benshi badusabye, abantu bagiye bifuza yuko twazabakorera ikiganiro, bari kutubaza ngo mbese buriya ngo biriya bintu tubona ngo abantu ngo bacanye inyuma ngo umwe agafatana ngo nibyo, ngo mbese ngo byaba bigenda bite, byaba bikorwa bite? Noneho ndababwira inti ibyo bintu nibyo, nzababwira uko bigenda, nzababwira uko babikora. Rero muri aka kanya ngiye kubakorera episode ya mbere y'ukuntu ibyo bintu bikorwa, nzabakorera na episode ya kabiri y'ukuntu iyo barangije gufatana ukuntu ushobora kubafatanura. Rero ndagira ngo wowe utari wakora subscribe uyikore, nawe wayikoze uzakore share na comment kugira ngo ibi bintu bigere hirya no hino, bigere ku bantu benshi, maze ibiganiro byacu bigende biratera imbere, bigere ku bantu benshi, nuko dukomeze kubahereza ibintu by'ubwenge cyane. Ngaho rero kora subscribe wowe utari wayikora kugira ngo tubane muri iki kiganiro cyiza cyane. Ni bombe ndekuye, ni ikiganiro cy'akasamutwe. Reka rero dutangire, sibyo? Ariko nawe natangira, mwese aho muherereye mbahaye ikaze abantu muri mu bihugu bya Sadeki, Afurika y'Epfo, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, ibihugu nka bya Malawi, ukazamuka ukaza za Tanzania, ukaza za Uganda, ugashika hano mu Rwanda. Ikaze twese, Uburundi, Kongo, mwese mbahaye ikaze. Abari mu bihugu by'i Burayi kunda cyane, abari mu bihugu byo muri Amerika murankurikirana cyane, muri hejuru kunda boku, za Canada, mu bihugu byo muri za Brazil turabakunda cyane, mwumve yuko tubahaye ikaze. Rero ikiganiro cyacu nk'uko nabivuze, batubajije ngo mbese kuriya tubona abantu bafatanye, iyo abantu bacanye inyuma, umwe yaciye inyuma undi yagiye gusambana ahandi akaba arafatanye, ngo mbese ibyo bintu nibyo? Ibyo bintu nibyo. Rero nkaba ngiye kubakora ikiganiro cy'ukuntu uwo muntu wagiye guca inyuma undi, ukuntu babikora kugira ngo bazafatane. Ariko nkababwira ngo ibyo ngiye kubabwira ntimuhite mubikora ako kanya, kuko nzabazanira ukuntu wabafatanura. Muhise mubikora ako kanya, iyo bafatanye ntago bemerewe kurenza iminsi 3 batari babafatanura. Hari igihe wahita ubikora bafatana, ugasanga amaze iyo minsi 3 ntari nagukorera ikiganiro cy'ukuntu bafatanuka, ugasanga abo bantu utumye bamererwa nabi, sibyo? Ntago nkwemereye kugira ngo uhite ubikora. Nubona nashizeho ikiganiro kivuga ukuntu bafatanuka, uzahite ubikora. Bivuze ngo icyo kiganiro nacyo ejo ndahita nkirekura. Niyo mpamvu mbabwiye ngo ngiye kurekura bombe, ngiye kurekura umuriro, ndashwanyaguje kabisa, ndekuye ikiganiro cy'akasamutwe. Twagiye rero, hari ukuntu usanga nk'umugore yarananiye umugabo, asuzugura umugabo, akajya kumuca inyuma abizi, ku buryo umugabo ageraho akababara, agafata umwanzuro akavuga ati njyewe uyu mugore ngiye kumukorera ikintu, bose babibone ku mugaragaro, babibone kuko yaransuzuguye bihagize, yampinduye imbwa, yampinduye umusega, yampinduye ikigoryi, mbese yampinduye buri kimwe cyose. None nanjye rero ngiye kugira ngo uyu muntu bamufate. Urumva, hari igihe umugabo
agenda nawe agahindura ikigoryi umugore we, akajya ajya kumuca inyuma. Umugore abizi, umugore nta kintu yabikoraho, umugore nta kintu yabivugaho, mbese nyine yaramuhinduye nk'ikintu kiraho cy'ikintagazi, kandi barasezeranye kubana akaramata, barasezeranye kubana nk'umugore n'umugabo, barabyaranye bafitanye abana, nta kintu babaye. Ariko ugasanga umugabo yahinduye ikintu utamenya icyo ari cyo, umugore we yamuciye amazi, yamutesheje agaciro. Ibyo ngibyo bigatuma umugore ababara, akavuga ati mbese uyu mugabo namugira nte, mbese uyu mugabo namukoze iki? Urumva? Niyo mpamvu rero twaje kubaha uwo muti, kubera ko mwarabitubajije cyane 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 cyane. Nanjye ndavuga inti oke, nari narifashe, ariko noneho ngiye kubibabwira. Noneho hari igihe usanga, tuvuge n'urugero, ufite simvuze ngo mubikorere abakunzi banyu, simvuze ngo mubikorere abakunzi banyu, nabyo byashoboka sadepa, urumva? Ariko ugasanga umuntu murakundana, urumva, weho nta boro yakwiheraho, urumva, nta boro yakwigeraho, tuzabana humura, kandi ku munsi wa mbere ni wowe uzifungurira agaseke. Iyo ndirimbo ntabwo mwayumvishije, indirimbo ya Kamishi, kugira ubuntu butiza urugi barandahiye. Urumva? Nari mbibukije kuri abo basore bakundana n'abo bakobwa, ugasanga umukobwa murakundana, uramukunda bye, noneho we aragutagatinga kugira ngo muzabane, kubera yuko abandi bose bamuzi, abandi bose bamuhinduye ikisi. Ahanyuze hose aragarama, bagapimamo, bagashira bakarya boro. Ahanyuze hose aratanga, ntawe yima. Ariko weho kubera yuko azi yuko umukunda, muzabana, nta kintu yagupimira kugira ngo hatagira icyo umenya ko yarangaye, ko yibereye umugore, sibyo? Uwo nguwo nawe birashoboka ko wamutamaza kugira ngo umenye uwo ari we, sibyo? Umenye uwo ari we. Rero sasa niyo mpamvu nicaye ndareba, hari n'undi mugabo wampamagaye, ari muri izi nce zo hirya iyi bimuriye, habi inkambi, sinzi ukuntu bayita, ab'inkambi. Ari kumbwira ati kabisa bantwariye umugore, umugabo wamujyanye yirirwa ambwira ati ndi igicucu, umugore yansiganye abana babiri, ati aragenda akagaruka nijoro, tuvuge akagenda nka saa moya, akagaruka kuryama nka saa munani, avuye kuryama mu rundi rugo. Mutekereze icyo kintu namwe mumbwire, umugore avuye kuryama mu rundi rugo, gusambana mu rundi rugo, yarangiza, kandi bizwi, yarangiza akavayo akaza kuhehe, akaza iwe. Murumva icyo kintu atari ikintu kibi? Avuye mu rugo akagenda akajya, ubwo ahavuye nka saa moya z'umugoroba, ahishije, akajya mu rundi rugo agatekera undi mugabo, bakarya bakaryama, bamara kuryama nka saa munani zigeze, agahaguruka, ntiyoze, bamurongoye bamucukaguye ntiwareba, agahaguruka na ya myanda yose, akaza mu rugo iwe. Ntumbaze niba n'umugabo we bongera bakagera kuri iyo ngingo, ariko umugabo yampamagaye ari kurira, ari kumbwira ati rwose ndakwinginze, uyu muntu amereye nabi, amereye nabi, amereye nabi kabisa, amereye nabi. Urumva? Undi nawe rero sasa yarampamagaye arambwira ati nakundanye n'umukobwa igihe kirekire, turangije tujya no kwiyandikisha mu murenge, tuvuye kwiyandikisha mu murenge, ati twari tubanye nk'umugore n'umugabo,
ati arangije sinzi umuntu wamujyanye, umugabo w'inshuti ye aramumwiba aramujyana, ati ubu barabanye birirwa bambwira ngo ndimbwa, ati ubu ngubu barangije no kunyirukanisha mu kazi kubera ko nari kapita wabo mu gifundi, uwo nguwo nawe ari umufundi, ati none ubu ngubu barangije kugira gute kunyirukanisha mu kazi no kunteranya na bosi, ku buryo banyirukanye bakaba banyuragaho bakambwanda igicucu, n'uwo mugore akanyura akambwira ati rwose uri igihwinini nta kintu twavugana. Mbona abo ngabo ushobora kubahana ufite icyo ubahanisha, ushobora kubakorera akantu. Rero sasa reka mbabwire natondokora abantu benshi ushobora kugira ute, ushobora guhana, ariko si cyo cyanzanye, ahubwo icyanzanye ni ukubabwira uyu muti. Rero nkaba nongeye kubinginga mbabwira nti muramenye ntimuhite muwukora ari uko mubonye ntegereje nkoze episode ya kabiri ejo ivuga ukuntu barekurana, abo bantu bafatanye barekurana, niyo nzahita nkurikizaho, sibyo? Ubu ngubu ngiye guhita nkora ukuntu bafatana. Twagiye rero dore ukuntu bafatana. Ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha ibintu bibiri biteye gutya. Ushobora gukoresha agatambaro karambuye cyangwa se ushobora gukoresha agatambaro, ushobora no gukoresha inkoni, sibyo? Iyi nkoni ubona, iyi inkoni uti rero ushobora kubikoresha ute? Ni ukuvuga ngo iyo urakoresha agatambaro byakabaye byiza urebye uriya mwenda, sibyo? Uriya mwenda asanzwe akoresha yambara imbere w'ibanga, icyo ni icya mbere. Umwenda w'imbere w'ibanga, uriya ukora kuri icyo gitsina aba yagiye gutanga, niwo ureba. Ubwo ndi kubwira wowe mugore, ndi kubwira wowe mugabo, ndi kubwira wowe ndi kubwira wowe wumva wakoresha uyu muti, sibyo? Ndi kubwira wowe wumva wawukoresha. Urumva? Umwenda wakoresha ni wowe w'imbere, icyo bakunze kwita ikariso cyangwa se andawiya, sibyo? Niwo wakoresha, sibyo? Noneho iyo uwukoresheje dore uko bigenda. Iyo uwukoresheje dore wo ukuntu ubigenza. Uragenda ukawufata, sibyo? Ukawufata ukawujyana ukawucamo uduce tubiri. Mubyumve neza. Uwucamo uduce tubiri. Noneho wamara gucamo utwo duce tubiri, uragenda ukagera hariya, niba mufite irembo rimwe ahakunze kunyura agiye, niho ugenda uba ugomba kuwushira, sibyo? Niho uba ugomba kuwushira, ariko utari wahashira dore ikindi kintu weho wumva ugomba kugenda ukagira ute ugakora. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kuwubona, umaze kuwuca mu duce tubiri, utari wawushira hahandi ku irembo, mu irembo, sibyo? Iyo utari wawushira hahandi mu irembo, dore ukuntu bigenza, sibyo? Ubyumve neza mubikurikirane. Uragenda ukareba, hari ahantu baba bafite imbwa, wewe uracunga ahantu bakunze kugira imbwa. Imbwa rero iyo zigiye gusenzanya cyangwa se kurirana nyine nk'ibyo nawe aba yagiye gukora, iyo niba nabyita ngo iki, niba nazo zisambana, niba zibangurirana, niba zirongorana, ntago mbizi, sibyo? Iyo ziri gukora ibyo bintu zirabikoraga, urukumva zirabikoraga. Noneho zo iyo zigeze igihe cyo kurangiza, imwe yinjiye mu yindi, zirinjiraga zigafatana,
zirinjiraga imwe igafatana n'indi ku buryo imwe irwanaga no kugira ngo ikuremo ikurure bikanga. Aho niho ruzingiye rero, niho nababwiye yuko bombe ngiye kuyimena iyo zafatanye gutyo umuti ni uwo nguwo, sibyo? Iyo zafatanye gutyo umuti ni uwo nguwo. Dore ikintu ukora, uragenda ugafata ka gatambaro agace kamwe, kuko ubwo tuvuge ukuntu kari kameze gafatanye, uragenda ukagafata, warangiza kugafata ukagenda ukakarenza za mbwa, ukagaterera gutya kakarenga iki, kakarenga za mbwa. Iyo kamaze kurenga za mbwa, weho uhita ugasubiza hehe, ukakazana mu rugo, nibwo uhita ukagabamo ibice bibiri. None igice kimwe ukagitaba mu marembo, warangiza kugitaba mu marembo bivuze ngo nazaza akaharenga agiye gukora ibyo bintu, nazaza akanyura mu irembo akagenda agiye gukora ibyo bintu, azagenda agereyo afatane. Urumva? Bafatane. Noneho nibarangiza weho bazaguhamagara ubimenye. Iyo ni episode ya kabiri, nzababwira ukuntu uzabafatanura. Mwumvise ukuntu bigenda? Ushobora gufata umwenda w'imbere wa hariya, iyo utawufashe ugafata uwo ku mubiri wiwe, ufata umwenda ushaje atagikoresha kugira ngo atazawukenera akawubura, agahita avumbura ibyo wagize ute, ibyo wakoze. Warangiza ukawujyana ugacunga imbwa ziri gusenzanya, ziri kurongorana, zafatanye kuriya ziba zafatanye, ukagira ute, ukawurenza za mbwa. Noneho ikindi kintu ushobora gukoresha udakoresheje umwenda, uragenda ugafata agakoni, agati gutya k'agakoni, agati k'agakoni ukakajyana. Noneho ariko utari wakajyana, nari nibeshemo akantu, utari wakajyana urakazana ugacunga mu rugo, aho niba tuvuga yibereye nko mu cyumba, ukaza ukagashira imbere y'urugi cyangwa ukagashira ahantu hose yakarenga atari yakabonye, akagatambuka kakarenga. Noneho ako gakoni urakajyana ugacunga za mbwa ziri gusenzanya, ziri kurongorana, ukakarenza za mbwa. Noneho iyo urangije kukarenza za mbwa, ikintu ukora, urakazana ukaza hahandi mu marembo, akaba ariho ucukura ukagashiramo ugataba. Iyo aharenze agiye kugira gute, kurongorana, kujya kuguca inyuma, arafatana. Ubwo rero njyewe nzababwira episode ya kabiri ejo y'ukuntu wamufatanura. Murakoze, amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda. Ngaho mukore subscribe, nudakora subscribe ntabwo ibiganiro byacu uzajya urabibonera ku gihe, sibyo? Ngaho nimukore subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda. Ciao ciao.